icyakurikiyeho rero buriya badakunda kuvuga, Mugesera amaze kuvuga iriya disikuru, Mugesera ubanza Emerenide yari ashakaga kumufunga kubera ko yari yamennye ibanga igihe kitaragera. Noneho bihurirana n'iriya barwa, abantu bagira ngo nibarwa nayo yatumye ahunga cyane, ariko buriya Mugesera yabanaga n'abihaye Imana cyane n'abapadiri bo muri Espagne, nibo bahise bamuhungisha, ni nabo bagarutse nyuma bahungisha umugore n'abana. Buriya yagiye ahunga ibintu byinshi, yamennye ibanga zo byo gututsa kunyuza abatutsi muri Nyabarongo, ariko amena n'irindi banga nuyikurikira uzabona ahantu abwira Premier Ministre w'icyo gihe wari umuhutu ariko sinibuka Nsengiyaremye, yamwitaga Nsengashitani, ngo we Nsengashitani ngo ushyigikiye bariya abantu b'inyuma, ngo ukiyoberanya ukagira gutya, ndabivuga mu gasansi kabyo, ngo nawe tuzaguheraho ngo uzajyana n'abo bantu muri Nyabarongo. Urumva rero ko deja n'abapolitisiye bari muri opposition yari yabivuze ko nabo ntaho bahagaze. Kuva RTLM ni Materi nawe yasomye ku Kamogi mu gitondo, nibyo shaka bimuhaburuza abasore bari hariya hepfo hafi y'ibagiro umuntu ajya ku Kimisagara simpaza ariko ni kwiteme. Ngitere wo Mugesera cyangwa se umwe mu bakangurambaga b'ingenzi b'imbere cyane bakanguriye benshi kwishora muri jenoside yakorewe abatutsi. Uretse no kumvikana kwa Lewo Mugesera avuga ko bagomba gutsemba mu bwoko bwose bw'abatutsi, hari n'andi mabanga menshi cyane wahishwe. Hari byinshi utamenye mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Lewo Mugesera yari umwe mu bahutu bari barazonze abantu ndetse kandi wari ufite n'imwe mu migambi myinshi yo kumaraho ubwoko bw'abatutsi. Gusa kubw'Imana wenda dushimira ko bitigeze biba kubera ubufatanye ndetse n'ubutabazi bwatabawe nubwo bwaje butinze bwa RPF Inkotanyi. N'ubutabazi bwaje ariko n'ubundi hamaje gushira imbaga y'abantu nyuma y'uko hari hamaje gupfa abarenga miliyoni yose y'u Rwanda. Lewo Mugesera yumvikanye mu majwi menshi cyane ari gushishikariza abantu ibijyanye no kuba bazakora jenoside yakorewe abatutsi, ndetse kandi avuga ko ngo bagomba kuzamarira abo mu bwoko bw'abatutsi muri Nyabarongo, wa mugezi twese tuzi nka Nyabarongo y'ibiziba. Si n'ibyo gusa kandi n'ibyari binahagije ngo Lewo Mugesera byemezwe ko yamenye amabanga. Hari n'ibindi byinshi cyane yagiye avuga, ndetse kandi nk'uko mwabisobanukiwe muri ya video yabanje ndetse igitangira. Lewo Mugesera n'umwe rwose mu boretse imbaga y'abenshi, ndetse kandi atangiza n'impinduramatwara zari zigamije kwangisha abanyarwanda bene wabo ndetse no kongera urwango mu bari abahutu b'icyo gihe bagendaga bashishikarizwa ko ngo bagomba kuzatsemba mu bwoko bw'abatutsi bakabamara, ndetse kandi bakaba baraziraga ngo uko Imana yabaremye, ndetse kandi ngo n'ubutunzi bisanze bafite bari barashutswe n'abo mu Bubiligi ko ngo rwose ubutunzi baba barabuhawe, ariko n'ubundi ngo abandi bakemezwa ko atari ubwabo, ahubwo ngo babariye mu mibare. Ibyo byaje no gutima n'ubundi hiyongera ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mbere y'uko RPF Inkotanyi zihagarika jenoside yakorewe abatutsi, ni byinshi byagiye bikorwa ndetse kandi bimwe bigirwa ibanga. Hari byinshi byagizwe ibanga, ndetse kandi hakaba n'ibindi byashyizwe ahagaragara ibitaragiye bimenyekana, nk'uko uyu mukecuru twatangiranye yatangiye akubwira ukuri kose, ndetse akubwira na bimwe mu bigirwa ibanga kandi ngo nyamara ari ibya nyabyo. Jenoside yakorewe abatutsi ubu turi kwibuka ku nshuro ya 32, akaba ari tariki ya 10 Mata umwaka wa 2026 mu gihugu hose ndetse no hanze yacyo, haba muri diaspora n'ahandi hose, tukaba dukomeje kwibuka n'ubundi jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo ibyo byose bikomeje, ariko nta nubwo ari uko birangira, kuko tuzakomeza kwibuka abacu baje jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yahagaze, ariko hari benshi bakomeza kuyipfobya ndetse banagenda bavuga yuko itigeze ibaho. Abo ngabo bakaba ari abahutu baba hanze bahunze igihugu n'ubundi bakimara gukorera ayo marorerwa yose. Uyu munsi wa none nta muhutu nta mutwa n'umututsi, twese turi abanyarwanda. Ariko nubwo ibyo byose biriho, ntago bikuraho n'ubundi ko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 itari yarateguwe cyangwa ngo ireke gushyirwa mu bikorwa n'abanyarwanda, ndetse kandi twishimira ko yahagaritswe. Ariko ikintu itandukaniyeho nka jenoside y'abayahudi cyangwa se Holocaust genocide yamenyekanye nka Jewish genocide, nuko jenoside yakorewe abanyarwanda yateguwe n'abanyarwanda, ishyirwa mu bikorwa n'abanyarwanda, ihagarikwa n'abanyarwanda.
twese uyu munsi wa none dukomeje kugenda twibuka imfura zacu zagiye zizira akarengane, ba bana bagiye bazira imiborogo ndetse no kwangirika k'uburenganzira bwabo, za ndwara z'ibyorezo ndetse n'ibindi byose babakoreye, kwangizwa k'ubuzima bwabo, gushyirwa mu kaga, gufatwa ku ngufu, kwishwa ndetse n'ababyeyi babo bose bakitaba Imana. Abo bose dukomeza kugenda tubibuka kandi ari nako tugenda tubasabira ku Mana. Aho bari hose tuzahora tubibuka kandi dukomeje no kwibuka imibiri yabo aho bari hose. Njye ndi Eddie The Action King Inez TV Media. Kangusabe gukanda subscribe kuri uno murongo mugari unyuzwaho amakuru, ibyegeranyo n'inkuru tuba twaguteguriye n'ubundi ahangaha kuri TV Media, kandi nkomeza no kubashimira abo tuba twabanye bose. Nderize cyangwa se The Action King Inez TV Media, mu gihe byiza kandi Imana ibarinde, dukomeze kwibuka twiyubaka aho duherereye hose. Ndabakunda, bye bye.